dushimira Imana yaturinze kuva mu kwezi kwa mbere kandi ikiganiro Holy Time Show tugikora Imana ikabana natwe ikaturindira hano kuri Good Rich TV tukabana n'abantu b'Imana muri iri teraniro. Uyu munsi rero twabaye nk'abakerererwa kubera ko atari twebwe nyine ariko uko byagenda uko ariko kose umwanzi yatsinzwe iteraniro rirabaye. Dusuje abantu rero badukurikiranye, abantu bakurikiranye Good Rich TV, abantu badukunda bakunda ikiganiro Holy Time Show, abantu tubana buri cyumweru, abantu mukunda ijambo ry'Imana, abantu mukunda Imana y'imbabazi, twese kandi radukunda. Rero ariko ngewe ubanza gusuhuza abandi utaransuhuza nagomba numva ndi kubikunda. Nakwakiriye gusuhuza kandi nanyakire kandi nubikora byegereje umutima kari busy. Yego ubundi muri iri teraniro ryacu nta kibazo kirimo utagira bundi bushyashya. Ndakwakiriye mu nzu y'Imana, ndakwakiriye, nakiriye abadiyakoni bose bo muri iri teraniro, nakiriye na Frank abadufasha ku buhanga bw'ibyuma. Hanyuma sumeze ute mubyeyi? Ndashimira Imana tumeze neza n'amahoro turiho. Ariko ngewe ntabwo ari neza cyane ngufitiye inkuru itari nziza. Yego usuje umutima wikura abadukurikiye umutima ndavugiye inkuru dukomeze. Dore ukuntu nsetse kandi nakabaye ndira ku munsi w'ejo namenye inkuru itari nziza. Namenye umunsi Yesu azazaho ejo. None si iyo nkuru nimbi? Ni ukubera ko udashaka kuva mu isi. Uburyo namenye ko azazamo nibwo bunteye ubwoba bunampangayikishije. None se nicyo gitumye ubabara kubera ko udashaka kuva mu isi? Kurwongera nta kibazo kandi ndumva niteguye, ariko hari abantu bamwe bambabaje baza ngo uwo munsi bizaba bimeze umunsi Yesu azazaho namenye mwabantu mwe. Ejo nibwo nabimenye. Menye umunsi azazaho ngo nuwubi. Kubibona bisaba kwitonda. Nahangaye azaza nk'umujura. Cyoroshye. Komeza. Yesu azaza nk'umujura. Uyu mwanya turimo kuvuga ibitwa imbere gutya hano muri studio za Good Rich TV mu kiganiro Holy Time Show. Abantu busy bibereye yabo byirirwamo bitandukanye. Uyu mwanya uko n'igihe cya nkuko bisanzwe kino kiganiro Holy Time Show ngewe nitwa Onete fatanije n'umuvandimwe Twamuranga. Yego mu kiganiro Holy Time Show tuba dufite byinshi bitandukanye, ariko ubushize twavuye hano tubijeje ko umuryango twari kumwe hano tuzagarukana nawe. Sinzi ko biri buze kudukundira ko tugaruka muri za nguni zose dukunda kugarukamo, ariko turaza kugerageza turebe. Hanyuma twinjiye turi kuvuga ngo namenye umunsi Yesu azaziraho ni umunsi utazwi n'umuntu uwo ari we wese, kuko azaza ngo atunguranye kandi azaza nk'umujura. N'ikimenyimenyi muri Matayo 25:13 haravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Ibintu byinshi byo kuyavugaho ibintu urimo wibereye busy, ariko uzirikane ko isaha n'isaha Kristo ashobora kugutungura. Azaza ku manywa, azaza mu gitondo, azaza nijoro, isaha iyo ari yo yose. Ibyo ukora byose rero uzirikane ko uyu munsi ushobora kuzagutungura. None buriya niki twakora Feda? Umuntu yakwicara yiteguye. Ijambo riravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Urumva uyu munsi ntago tuwuzi, yewe n'udukurikiranye ntawuzi, akicyo tuzi Yesu azaza, kandi Yesu naza azatwara uwiteguye. Hari indirimbo koresha rero mufite ivuga ngo mfite ibyiringiro by'uko Yesu azaza. Noneho hari abagira bakavuga ngo ashobora kuzaza abanyarwanda bagiye mu muganda wundi wa nyuma w'ukwezi. Muri haryo ni kwa nyuma w'ukwezi, kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Yesu uzaba witeguye. Noneho wavuze hari ahantu wavuze ngo wamenye ko azaza nk'umujura, kandi koko
buri munsi cyane twebwe dutuye noneho ahantu tuba dufite ubwoba uvuga ngo umujura ashobora kuza kugira ngo rero umujura naza atakwinjirana cyangwa niyo yakwinjira ube wamwumva ushobore kumurwanya cyangwa kumwirukana kumutesha niba utuye ahantu yego nuko ugira ubwirinzi cya mbere urafunga neza niba nta gipangu ufite ahantu utuye ugashyiraho igipangu niba utahizeye nyirizina saa 12 ubwira abana ati mujye mukora imirimo kare mwinjiye mu nzu mwamaze gufunga nimwanika imyenda mujye muhicara kugeza imyenda yumye mwanuye ikintu rero turimo kuvuga none ahangaha niba azaza atunguye ese kumwitegura ni gute no kwikinga neza kumwitegura no kuva muri bya bindi ubamo nawe ubizi ko Imana yanga va mu businzi va mu busambanyi va mu bujura va mu bugambanyi va mu kubesherana va mu bintu ibyo ari byo byose burya hari abantu bagira kwibeshya ariko burya iyo ukora ibintu uzi ko ari icyaha nawe ubizi ahubwo hakabaho kwirengagiza va mu bwambuzi hari abantu bahisemo kubaho mu buzima bwo guhemuka no kwambura abantu gusa no gushukana ukabaho uhora utera abantu imibare ugasanga neza umuntu nta nshuti akigira abakamubereye inshuti bose yarabatekinitse ukaza ukareba nka Nkuranga urabona ubundi Nkuranga we mu busanzwe agira amafaranga menshi umuntu umureba yamubonamo ariko buriya unamenye ko afite amafaranga umusuri we mu rugo ukabona uburyo ibintu bimeze ukabona nka Nkuranga rero wifitiye kashize ukaza ukamwegera utima ku mafaranga ejo n'ikigenza abanyaguhaye ugategereza wapi akamuhamagara niyitabe akamwandikira ntasubize bikarangira gutyo gusa hari abantu bahisemo gushyira ubuzima bwabo aho ngaho ni ukuri ibyo bintu ntabwo Imana ibikunda nubikomeza uzarimbukana na Satani icyo twari dushatse kuvuga ni uko ukwiriye guhora witeguye kuko Kristo naza ntabwo azatubwira ngo mu cyumweru gitaha nzaza nimwitunganye oya na kano kanya turimo kuvuga ushobora kubona impanda ivuze tukazahita tuzamukira hano kuri izi kamera Yesu ashimwe cyane haleluya hanyuma iwacu bazadutegereza bagira ngo nibisanzwe turataha oya tuzaba twagiye ndabifuriza gukora ibyiza igihe mu gifite uburyo kandi nta kimana itakoze ngo iduhe amakuru nayo wenda ntiwaruyazi ariko urumva uwo munsi urabona ubundi anahumuriza abantu mbabwire ngo niba wumva koko utari uniteguye tegura umutima wawe iki ni umwanya wo kwitegura iki nicyo gihe gusa kano kanya ukitwumva mu kiganiro Holy Time Show abantu maze iminsi twebwe ubungubu mu kiganiro Holy Time Show muri iteraniro ryacu ryo ku cyumweru tuba tuganira n'abantu bari mu rugo tuba tuganira n'abantu amatorero yabo bafunze tuba tuganira n'abantu batakigira umwanya wo guterana tuba tuganira n'abantu babonye impamvu yo gusubira inyuma babonye impamvu yo kwanga Imana bavuga bati insengero zirafunze reka twirire twinywere dusinde twibe dukore n'ibindi bintu bishobora gushamikira yabonaga ko dukwiye kubaho turi abakristo dusenga hakaba abantu bari muri ubwo buzima bumeze nko kwivumbura ariko siko bikwiye kumera garuka kuko Kristo araje rwose vuba cyane araje kuvuga n'ubu Nkuranga ariko kuvuga ngo araje tayari wabona kano kanya rwangije kuvuga ngo araje agahita yizamukira umubyeyi twaba twagiye rero garukira Imana nimungarukira nzabagarukira Yesu ashimwe saba umwuka wera yongera guha urukundo ukora imirimo myiza nubona nta hantu ufite ho gufatira urugero fata Bibiliya urumva usome uzamenya icyo Imana igushakaho hanyuma noneho tuzijyanire mu ijoro kuko ijoro ni iry'abakijijwe ni ugukizwa ni ukuba ukwiriye 1:18 mu gitabo cya Yesaya haravuga ngo nimuze tujye inama ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera amen mujye inama n'Imana mwegera Imana ishobora kukugirira neza ugarukira Imana rega hari ibintu bigira umutima woroshye umutima uciye bugufi umutima wumva abandi umutima
ariko vida umaze igihe wumva ikintu kigezweho kuri ubu ngubu abantu bavuga ngo urukundo ngo rwarakonje ngo turi mu isi yo kuba busy no kwihugiraho ngo umuntu wese arirebaho ngo nta muntu ukireba undi n'ibindi nawe urabyumva ndabyumva ndanabibiribona cyane kandi urabizi ko bibiri ivuga ngo nta rindi deni dukwiriye kugirira abantu uretse iry'urukundo hari abantu basanga ako kantu nyine ariko bavuga gusa ugasanga ari urwo ririmba ngo urukundo rwarakonje ariko wakurikirana akisha imibereho turirirwa ngo tumeze nabi ibintu nk'ibyo ariko wakurikirana ugasanga hari n'akandi mbona arimo gusanga ibintu abantu babigize nk'indirimbo noneho ukibaza ese wa muntu uri kubivuga we ahagaze gute ameze gute ubundi imbuto z'urukundo ni izihe ntujye muri byinshi utuntu dukeya wibuka utite z'urukundo tuje hafi rwaneza yego kubaha imana tuzisoma se mu Bagalatiya 6 mu Bagalatiya 6 birahari izo mbuto ziribuzuye ariko ikintu njyewe nsomera ijambo uzi ikintu nakuyemo ko kugira ngo umuntu ahabwe nawe nibura bagize uruhare rwo gutanga ushobora gukora ibintu bitoya urumva buriya urukundo ntabwo bisaba byamurenge ku mwanya ibyishimo kwihangana kugira neza n'ingeso nziza mu kanya gato tugiye kwakira abatumirwa ariko ngiye kwigisha abantu urukundo nk'iminota 2 ubu ruririmba ngo urukundo rwarakonje kandi wowe bivuga nawe urabizi ko nta ruhare ugiramo nibura kugira ngo utere imbuto y'urukundo aho ngaho utuye igakurutanga urabizi ko nta muntu ushobora gutanga icyo adafite ariko hari utuntu dutoya tudasaba ko ushyiramo ubwenge bwinshi bidasaba ko ukora mu mufuka ngo utange amafaranga yawe utuntu tworoshye umuntu wese yashobora kubiba urukundo mu bantu uzi ko burya no kubyuka ubu mu gitondo uyu munsi ni ku cyumweru itariki ya kangahe hari 17 ukampa message ukavuga unite waramutse urabizi ko urwanda rwari urukundo nta mafaranga menshi ufite ariko nawe ubivuge kuko wabirasheho ndimo kwigisha abantu urukundo rutange ubundi mbagomba kuvuga ibintu nibura nanjye ngerageze kandi ndi kubivuga nawe ngerageze muri iki cyumweru tugiye gutangira haleluya akandi ushobora gukora ndi kubigisha kubiba urukundo uzi ko nubwo nta mafaranga menshi ufite ariko nibura ufashe igiceri cy'ijana ukakinyoherereza wenda mutagira ngo ndi kwisabira ukoherereza umuntu w'inshuti yawe bari bugire ngo utansabye ituro batagira ngo nsabye ituro ukareba umuntu w'inshuti yawe ufite muri telefone ashobora ko atari inshuti ye cyane ariko nibura ushobora kumwegereza ukamubamo urukundo rwa rukundo rukagira aho ushaka ko rugera ugafata igiceri cy'ijana ukakimwoherereza kuri mitiyo urabizi ko adakennye cyane kandi nawe siyo gusa ufite wenda reka tubyemere ko nayo gusa ufite ukambwira ati nshuti yanjye ndagukunda ariko nari nkoherereje iki giceri cy'ijana kugira ngo ugure mega uhamagare inshuti zawe uko ni ukubiba urukundo hari n'utundi utwo ni utuntu tubiri mvuze tworoshye abantu bashobora gukora bakabiha ikintu cyitwa urukundo bikore wowe bikore nk'uwikinira ufata icyumweru ufata mesaje wohereza abantu nibura nk'icumi ubwire ngo waramutse ndagukunda wiriwe ndagukunda uramuke ndagukunda hanyuma niba bishoboka ufata umunsi ugenda umusure ntujya kujya iminota nk'icumi ntujya kugenda umusengera inshuti uzagira muri ubu buzima ntabwo uzabona aho zikwiye imana ibahe umugisha ndabashimiye reka tubwire abantu bari tubone kuri ya telefone baba bareba kuri televiziyo zabo 0783858582 ushobora koherezaho ubutumwa ushobora kuza guhamagaraho ushobora kudukurikirana hose rero turatangiye ikiganiro nk'uko twari turimo kuganira tugiye kwinjira dusenga neza nitumara gusenga turazamuka n'indirimbo iyi ushaka indirimbo y'umuryango witwa Upendo ni indirimbo nshyashya baherutse gusohora Upendo se yatugezeho ra Frank ashobora kuba atarayigeraho Frank uze kuturebera ariko natayiboneze kunyarukira imbere ahantu hari korali yitwa Agape hari korali yasohoye iyo korali Agape yasohoye indirimbo nziza cyane aho bikorohera Frank uze kugerayo turebera zimushyikijeho Frank amenya ko ugomba kumufasha kugira ngo abone ariko hari agaseke tureberamo indirimbo nshyashya ariko nta kibazo n'ibidakunda ndaza kumufasha wayinazeyo
niba atarazigeraho rero Frank nutarazigeraho undebera indirimbo yitwa Mana uri ubwihisho, abantu b'Imana bihishe muri ubwo bwihisho, noneho tugaruke twakira abashyitsi ariko tubanze gusenga. Nibutse ko ushobora kugira uruhare mu kiganiro cyacu duhamagara se cyangwa twandikira iyo nimero iri kuri ekara yawe 38582. hanyuma tugira umuco wo gutangira ibyacu twituye Imana. Reka Veda ufate iminota nk'ingahe oya amasegonda, hanyuma utura Imana iyi gahunda y'uyu munsi, hanyuma noneho dukomeze. Karibu, Imana iguhe umugisha. Mbere y'amaso yawe niho turi Data, n'ubundi niwe watwemereye kwagera, niwe uduha ubushobozi, niwe uduhiza imbaraga, niwe udutsindishiriza, niwe turwanirira, ariko turi imbere yawe kuko uri umunyembabazi. Turagushimye rero kubw'ibyo wakoze byinshi byiza cyane, turagushimye kubw'ibyo ukomeje gukora, turagushimye n'uyu mwanya uba watanze kugira ngo abantu bawe Mana bumve ijambo ryawe, bongere gusubizamo ibyiringiro, izina ryawe ryubawe. Duciye bugufi rero Mwami, uyu mwanya tugiye kumara hano turi kumwe n'abantu bawe, abantu bawe bakurikiranye, reka ubu mwanya wo gukira k'ubugingo ubwanjye, ubw'abadukurikiye Mwami Mana, ubw'abakurikiranye Goodreach TV, ubw'abashaka kubona mu maso mu izina rya Yesu Kristo Mana, wigaragaze nk'Imana, twebwe tubure, we wigaragaze kandi ubane natwe. Turasenze rero Mwami kugira ngo utange umugisha badukurikiranye bababaye, badukurikiranye barwaye, badukurikiranye batameze neza, badukurikiranye bafite ibibazo binyuranye. Witeka ni we Mana urambura ikiganza bwaza kwifuza ko abantu bawe ndetse ugakemura n'ibibazo. Bagendere rero ukora igitangaza, natwe tukubone kandi turi hano mwe Mana tubone neza yawe n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Barakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hanyuma mu byo twakabaye tugarukaho kuri uyu munsi, tugiye kwakira abatumirwa, dushobora kutaza kubona umwanya wo kubigarukaho, ahubwo dushobora kurangira abantu ibyo cyangwa se tukabaha update ntoya y'amakuru ariho ubu ngubu. Uwitwa Messi pianiste yamenyekanye nk'umucuranzi avuza piano cyangwa se acuranga piano, ariko kandi abantu bakamumenya hamwe na Dorcas na Papi Clever. Uyu nawe yaba yakoze indirimbo nshya kwikubitiro, avuga ati nanjye ndaje kugira ngo kire itafari ryanjye mu ruhando rwa gospel. Imana muri mugisha rero yitwa Messi, imbaraga n'umutima nicyo twakwifuriza. Hanyuma ikindi twababwira ni uko Korali Beura yavuze ati si urugoyi nk'ururimi rw'abantu bo mu burengerazuba bakoresha, ahubwo tuvuze urugoyi, rwa rugoyi ruba ruziritse umuntu rugatuma aba ahantu muri bya twaze tugaruka mu kanya mu byaha, ingeso za kamere n'ibindi, ahubwo twebwe turashaka gutangariza abantu ko hari urugoyi Imana igiye gukura ku bana bayo. Iyi ndirimbo rero basohoye yitwa gutyo, uzi gukurikirana neza iyi nkuru ku kinyamakuru Paradise. Hanyuma ikindi twakubwira nuko umushumba mukuru wa Anglikani ku isi kuri uyu munsi yaba yamaze kwegura. Ikindi twavuga nuko Adrien ndetse na Jean Misigaro banejeje Medi, bemeza bidasubirwaho ko bazabana nawe mu bitaramo hariya muri Canada. Hanyuma ikindi twavuga nuko uwitwa Bishop Prof Fidel Masengo amaze imyaka 23 yubatse umuryango. Mu minsi ishize mu minsi ishize rero aretse gutangaza amakuru, aravuga ati hari ibintu birindwi nigiye mu rushako. Iyi nkuru uraza kuyikurikira ku kinyamakuru Paradise ndetse no ku Nyarwanda. Iyi nkuru igaragaraho amasomo menshi. Okay. Hanyuma uwitwa Gakunzi Ubiri nawe yagize gutya, akora mu nganzo afatanije n'imfura ye bakora indirimbo. Uyu Gakunzi Ubiri abarizwa hariya mu gihugu cya Canada. Icyo bamumenyaho ni uko ari umwanditsi w'ibitabo, ariko kandi bakaba yanatangaje byeruye ko agiye kwinjira mu kazi ko kujya ategura ibitaramo n'ibiterane yatangiranye na Beni na Chance mu minsi berekezaga hariya muri Canada. Hanyuma ku bahanzi cyangwa se amakorali baba bagize gutya bakadukorera mu nganzo bakatuzanira ibishya kugira ngo imitima yacu igubwe neza, umuryango witwa Upendo bagize gutya yitwa Singipfuye, indirimbo imeze neza cyane. Uyu munsi yamaze no kugera ku rukuta rwabo rwa YouTube, ushobora kugenda ukayisura hanyuma nigakomeza guhabwa umugisha. Si ibyo gusa kandi twerekeje mu ntara y'Iburengerazuba,
korali Betfag ni hariya mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari Gisenyi bashyize hanze indirimbo yitwa Ineza, indirimbo ikoze mu buryo bwa live recording, ibona ko abantu bakiriye neza imitima yabo ishimira Imana. Si ibyo gusa kandi hariya Imbera korali Agape nayo yinjiye mu nganzo mu ndirimbo ikoze neza, yanditse neza mu buhanga budasanzwe, baravuga bati Imana utugarukeho. Ngira ngo hari ibintu mbonye se ko akabona hari indi ndirimbo yashyize hanze nawe maze nk'iminsi yitwa gute? Turaza kubireba. Reka rero tubashimire mu byo twakabaye tugarukaho muri iki kiganiro, ni ibyo ngibyo. Hanyuma reka twitse dusabe Frank ku buhanga bw'ibyuma atuzamurira indirimbo ngufi, noneho mu mwanya turaza kuba twakiriye umuryango hano. Navuga ko ari abantu b'imiryango ahubwo bagire sawa cyane. Imana ibahe umugisha, ntukureho ntuve imbere ya televiziyo yawe. Ni ikiganiro Time Show, njyewe nitwa Onete, ndi kumwe n'umuvandimwe Nkuranga. Imana ibahe umugisha. turarangije ko uyu munsi turi bwakire abashyitsi bacu twari dufite mu cyumweru. Tugiye kwakira umuryango se cyangwa urugo? Bushize aravuze ngo ni urugo. Ni urugo nyine. Aha ngaha babyita kuba mu rugo ne, ndetse mwigishe ngo amasomo mu rugo. Baravuga ngo imuhira hari urukundo, hari amahoro, hari umunezero, hari ibyo kurya, hari umuryango, hari byose. Mu rugo imuhira ibyo byose, hari urukundo, hari umunezero, hari byose. Kandi uwo munezero wo mu rugo nta kiwuhungabanya. Niyo mpamvu twabaye inshuti bavandimwe, twabazaniye no muryango. Umuryango twari turi kumwe nawo ubushize, kandi turashaka kubaka umuryango ndetse n'umutware we twari twavuze ubushize ko tuzongera kugarukana nabo, hanyuma bakakomeza kutuganirira ku nkuru igize urugendo rwabo rw'ubuzima rutari rworoshye. Ariko uyu munsi bafite itafari bashyira ku muryango. Uyu munsi ufite ibibazo, iri kujegajega, iri kunyeganyega. Niyo mpamvu twemeye ko bazagaruka, hanyuma tugakomereza aho twari tugeze. Ni ikiganiro Time Show. Ndizera ko mumeze neza cyane. Umuvandimwe Nkuranga ngira ngo uramubona ahagaze ku ruhembe rw'iburyo. Ameze neza. Habereye abagabo bagenzi banjye, inshuti zanjye, dushaka kubaka ingo zikomeye ziri strong, zifite umusingi, zitari ingo zinyeganyezwa zihuhwa n'umuyaga. Ubwo ngiye nkabereye bande? Wabereye abakobwa n'abahungu bateretana banateretana. Nyine nabo bakamenya uko barambagiza neza. Aho turi buhere turahera ku kurambagiza aho ahantu hatumye Hakizimana amenya ko uyu mugore ari uwe, kandi yaramwitaga mushiki we. Byari birimo urugo rwari rurimo urukundo kuva uyu nguyu yari mu muhanda kuva ngenda akoresha amaterime, ariko rya rugo Hakizimana ajya kumusura. Izo nkuru zose ni ribi cyane, ariko nyine twemere kuko Imana yarakubatiye. Kandi tubakire, birashoboka ko uyu mwanya hari umuntu ufunguye televiziyo kandi mwanze kubivuga. Yego, karibu. Murakoze. Amazina ni yayandi, nitwa Mukantwari Vestine, nkaba ndi umudamu, ndi umubyeyi ubyaye gatanu, ariko umugisha w'abana maze imyaka 15 ndi mariye. Mana ishimwe. Murakoze. Amazina ni Hakizimana Jean Marie Vianney, tuje duturutse mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Murakoze kutwakira. Murakoze cyane. Ugifite mikrofone yego turahera aho twahereye, turakubita tubangura kuko dufite iminota mikeya, ariko tugomba kubwira abantu ibintu by'ingenzi. Ubushize reka nse muciramo abantu, twabonye urugendo rw'aba bavandimwe mu buryo bw'urukundo rwabo, tubona ukuntu uyu mwana yababaye. Ubu ni umugore, ni mama w'abana. Noneho kuva mu bwana bwe ari mu mibabaro nyuma y'ibyabaye muri iki gihugu bya jenoside yakorewe Abatutsi, yikanze asigaye wenyine, na nyina yapfuye yajya kurerwa. Imana arahita ahera aho yabimenyeye nawe ko ari umugore we. Igihe yamenyeye noneho ko uwo yareraga nk'umwana ari umugore we, bazabana bazabyarana imbyaro 5. Ririmba. Mwami Yesu we ni wowe wera, haleluya. mu byaremwe byose ntawe uhwanye nawe.
naje mbabaye uranyakira, naje naniwe Yesu we urampumuriza, naje mfite amarira menshi urampanagura, nari mfite uburibwe mu mutima ni wowe wanyakiriye, wambereye inshuti nziza urampumuriza, igikomeye cyane muri byo wambwiye yuko utazansiga, no ku iherezo ry'ubu buzima wansezeranije ubugingo bw'iteka, niyo mpamvu nkuririmbira. Yewe mutima wanjye washima Uwiteka, mwabindimo byose mwe nimumuhimbaze, yakugiriye neza agukura mu rupfu akugarura mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Amen, amen. Imana yarawugaruye, ariko nawe Imana iguhawe Imana turabarire rwose. Hari igihe ibyo umenera ko tuganira nabyo ntabwo ari twe twari gukomeza gutanga ishusho ngufi y'ibishusho byari bimeze. Uyu mubyeyi yasigaye ari umwana uhagaze gutya wenyine, aho abantu bakamwubatse ngo bamurere bamushyire mu ishuri bamukuze, nabo bagatangira kumuhahana ngo nyoko ngo yarakuzanye nta nubwo uri umwana wacu. Ibyo ngibyo byamukururiye kujya mu muhanda, yisanga mu muhanda ari mayibobo. Ariko ajya mu muhanda akora iki? Asenga. Ajya mu muhanda ako kantu iyo nasubije umutima mbona Imana itarobanura ku butoni. None nigeze kukubwira ukuntu njyewe narafunzwe mba muri gereza, Imana ivuganira nanjye muri gereza. Rero nta hantu Imana itaba. Imana ivugira muri gereza, Imana ivugira hano tunezerewe tumeze neza. Muri gereza ijwi ry'Imana rivugana cyane, ndabyumva cyane. Ibyo ngibyo tuzabisubiraho undi munsi. Imana ivugana natwe turi muri gereza. Imana ivugana natwe. Ibyo kizabisaho Mama Beni ngira ngo tuza. Mama Beni aradukurikiranye turamusuhuje. Hari n'undi muntu wanyandikiye, hari n'undi muntu wamamagaye mushiki wanjye bamwezi Mama Mirene, nawe Imana imugire neza, bose baradukurikiye. Ariko gutanga ubwo buhamya icyo akantu narimviseho nakavuga kuntu yagiye mu muhanda yumvijwe ry'Imana. Haleluya. Imana itarobanura ku butoni, Imana itarobanura ku butoni, ikavugana n'abana bo mu muhanda, ikavugana n'abababaye, ikavugana n'abafungu, ikavugana n'imbabare. Ari muri uwo muhanda akomeza kumvira Imana. Ndamushimira ko atagiye mu muhanda ngo yiyandarike. Nukuri yaza kwiyandarika ubu tuba tuvuga ibindi, tuba tuvuga inda. Ntabwo ari wowe uri hano, ntabwo ari wowe uri hano. Kandi hari n'abana bari mu muhanda bafite ibibazo tuba turi kumutari we. Hari n'abana bari mu muhanda bagize ibyago byo kujyayo bariyo, ariko bagerayo bakiyandarika bakabyara bakajugunya abana. Ariko bakikurikira muri iki kiganiro bamenye ko nta kuri Imana itakora, kandi nta hafi y'ubuzima itamugeza. Tunyaruke rero aho mu muhanda yahavuye, ahavanywe n'umuntu amurangira akazi ko mu rugo, ariyo yatera imena akoresheje. Muri ako kazi ko mu rugo bari abakristo basengana na mwene data, nimo kubanyuriramo muri mwene data Hakizimana Jean Marie Vianney. Noneho akajya gusura kwa kundi abahungu b'abasore dukunda gusura abajene Marie, haba hari icyayi, hari icyo kurya. Narababwiye ngo nkawe Honete cyagiye uza kudusura buriya wari waje n'urugo rwawe rwose, waratashye ntiwateka. wa Mama Beni arabizi, iyo umujene aje kudusura, iyo umujene aje kudusura tuba tubizi, sibyo? Ni umujene yaje kugusura, namwe bantu mwubatse ingo, umuseribateri nagusura ujye umenya ko yazanye urugo rwe rwose kandi atari butarengatera. Yazanye umugabo n'abana. Nuko rero nuko yagiye ngo agiye gutira uturahure tw'abantu bari bakoze ubukwe. Uyu muntu amwakira neza, amwakiriye ngabona ibintu by'ibibazo afite. None isengesho ry'uyu yasenze, uyu munsi Frank ariko iranagaragara, nanjye ndarebye urimo kuyibona iragaragara. Ubundi iyi ngiyi abona n'izindi mu bitugu. Uyu nguyu mu isengesho afite ijwi ry'Imana ryamubwiye. Umugabo nka Jean Marie Vianney wakumva udatuje utaririmba ishimwe rimeze gutya, jya usenga neza. Ajya asaba neza. Rakoze rero bakunzi
ba Good Rich TV twabakiragamo muri makeya uko byagenze mu kiganiro cy'ubushize aho twagarukiye. Uyu munsi turaheraho Hakizimana wafashaga umwana ubabaye amufasha nk'imbabare, amufasha ashimira Imana kimuhaye umwana wo kurera no kwitaho, yaje kuba umugore we. Uyu munsi yamenye ko ari umugore we. Urahera aho ngaho mpera murakoze. Yego banje yegereza abakunzi b'iki kiganiro All Time Show. Ndabasuhuje, Imana ibaha umugisha abadukurikiye. Yego ndabizi neza n'abantu bateretseho bari kudukurikira batubwiye bati ntago turi burangare, ntago turi bukomakome. Abana nabo ndabasuhuje. N'abana banyu, abana bacu nanjye nasuje abo mu rugo. Madamu wawe wumva ko arimo kumusora. Namusuje n'abana bose bari mu rugo baradukurikiye. Na famille nkuranga nayo ndayisuhuje. Yego reka twihutishe. Umukobwa naramukunze nkamufata nka mushiki wanjye kubera akababaro yaraciyemo. Numvise ubuhamya bwe numva rwose arababaje, mugira mushiki wanjye. Ariko igihe kiragera nkajya mvuga nti umushiki wanjye ko mbona ntashaka ko azababara, ariko ninazasanga abandi umugabo akamubabaza n'undi agasubira muri wa mubabaro ntibizongera bikambabaza. Ariko mbura ahantu nahera mubwira ko mukunda ku buryo bwo ko namugira umufasha. Ariko wari waramukunze, wumvaga akantu k'urukundo pira mu mutima? Kuko namukundaga nka mushiki wanjye. Urukundo rwarakomeje ruza gukura rusa naho rwose none wumva utangiye no kumubabarira ukumva uranamufuhiye. Nkumva namugira umugore, ariko nkavuga nti nzamuhera he mubwira ko ari ari sheri wanjye kandi naramubwiye ko ari mushiki wanjye. Hanyuma nanjye ndasenga ndavuga nti Mana yo mu ijuru, umukobwa uzambwira ko ankunda nanjye nzahindukira mukunde. Yego kuko nubundi iyo ukunze umuntu nawe aba afite uwundi akunda. Ariko buri umuntu yakubwiye ko agukunda kuko aba agukunda nawe wahindukira ukamukunda. Iyo principe mbari yo ngenderaho. Igihe kimwe rero nawe bizamuzemo yumva ashatse kumbwira ko mbega yankunze. buretse aho ngaho muhe mikoro mumere mikoro yewe naho ngaho ndahahera mumere mikoro. Rwakujemo rute? Mbwira ukuntu urwo rukundo rwaje. Noneho uri kumva yewe uri kumva nubwo twakundanye umwaka wose. Oya wamukunze umwaka wose? Agukunda nk'umwana. Nuko ngo tumenyana hamushize umwaka tuziranye. Ariko nge muri uwo mwaka nari mbizi ko ari sheri wanjye. Yego wari nari mbizi bitewe na cya kimenyetso yambajije kandi nanjye ibyo ibizamini narabwiye Imana yarabitsinze. Ariko nsigaranye ikintu kivuga ngo siko ko uyu muhungu yankunda. Azabimbwira gute? Uzi ko hari igihe reka jewe mvuga inkurangi bashaka kuvuga utuntu twose ko hari abana b'abakobwa nabo bameze nk'uko nari meze kiragiye. Uzi ko urumva nari umukozi wo mu rugo, urazi ko muri salo y'abakire haba harimo n'ikintu miriwari kireshyo ko noneho yamara kugenda hajya muri miriwari hireba nkabona ndakanura nabi. Nareba amaso yanjye nkabona amaso yanjye aratukuye, hari iminwa nkabonera jeretse, nkabona bisa nose mfite inenge, ukabona atagukunda. Nose nkafata nkajya ndi njyenyine mu nzu sirivupe mwabakobwa ndabizi ibintu mujya mubikora. Ukaba wajya muri dushe ukanisiga ukagerageza no gufata ku gapudire ka mabuja ukanisiga, rimwe na rimwe anagusigira n'imyenda yo gufura we ugakinga ahantu hose ku buryo atari bwinje nyine atari mukingura, ukayipima none ugagara muri miriwari ukafata n'ibitenge n'iribaye ukambara n'udukanzu ukajya wire muri miriwari ugahengekereza ngo urebe. Nanjye nabo umugore usa na mabuja. Mabuja se we ari na mwiza cyane. Noneho ugahengekereza bose ngo urebe wavuyemo umudamu nawe akabona ntibivamo tu, ukagera ko bihurutuza mu nyine ukagenda ukamesa ibyakagate ko man ubi bintu koko bizavamo. Ariko muri twa tusinex twose muri twa tucyurumva nari mbizi kari sheri Imana nababwiye ko Imana itagira isoni kandi ko muri bya bindi ubona wowe wari inenge kuri wowe nibyo bihinduka ishimwe no kuri babandi bisuzugura. Nuko rero baje kuma amafaranga yo kujya gushopinga imyenda. Urumva sheri wanjye yamaga impano zishoboka, utwanzaniye inkweto nababwiye yuko nambara na Sovetoma bwa mbere agiye Uganda yanzaniye iduzeni amanini n'amatoya. Ni wa mbere wakanditse umwambaro kambabwira ukuri iyo ndi kuvugira ntago ntinya televiziyo kuko mba numva nshaka ko abantu benshi bagira ihumure kandi banakomera bakumva yuko igihe cyabo nabo kizabageraho.
iyo ari akantu ubonye bwa mbere rata mbibwire mwe mugira n'amatsiko menshi cyane ndabizi umuvuga ati Mukantwari ntibamukubite ku munwa uzigera zose kuramo imwe wigera indi paka 12 zose uzipimye ibyo biba ari ibyishimo ku muntu wababaye cyane yego akantu reka mubwizwe ako ni akantu ariko nundenze ngewe ikiganiro uko nyewe wenda kazamura ya marangamutima kazamura ya marangamutima yo gutekereza dabo kuri uyu muntu hari n'abana b'abakobwa benshi barimo baragwa umuhungu ashobora kumuhereza impano akahita yumva ko ari inshuti magara abonye arushiduka baje mu rukundo rumeze nko kubeshyana rimwe na rimwe n'ingaruka zikazamo bigafera rero urumva nge narabwiye Imana yarabinyemereye uburenganzira bwose bwuzuye ariko nkajya ngira ikibazo nkavuga ngo uyu muhungu nge nzamwishyurira ye ni iki cy'Imana kuko nta mafaranga ngira simpembwa nitwe umwana mu rugo ubu koko nge nzakura he ubushobozi bwo kumuha impano kumbe ya mpano nge ndimo gutekereza Imana iri kuganisha muri wa murongo wo guhura na sheri wanjye byanyabyo nawe akabibona yuko nono nkaba mfunguye cya cyumba yakingiranye cyo kuvuga ngo umukobwa uzamubwira ngo ni umukunda nawe azamukunda ubwo urumva kandi ubwo twamuhataniraga turi benshi nge uririmba neza mu rusengero hariya hepfo ikiruhura iwacu hariya nari kumuhima kiruhura ndahazi sheri wanjye akaba ari umusore mwiza ukereye ibirori akamenya no guhimbaza Imana mu kubyina agakundwa n'abantu benshi nk'ababeshye abo bantu barakundwa mu rusengero yewe nasigaye kwa kumvuga ngo najyaga mu cyumba muri groupe yayoboraga y'abanyamasengesho nahoraga mbwira Imana ngo Mana ndakwinginze wica abazimu n'abadayimoni n'indyanye na za kagungu n'ibyana by'ingunzu byose usinziririze guhera ntajye n'ikintu na kimwe kiza ku muhungu wanjye kuri sheri wanjye kuko nari narabyisetinze mu bama amafaranga ari ngo njye gushopinga imyenda baba boss ba ubwo ni daddy na mami bama 15,000 ndatekereza 15,000 bampaye bambwira ati jya 20,000 bamwe 20,000 wumva ko muri kijya gihe cyo mu myaka 2009 wumva ko nari n'umwana mwiza ntabwo nari nzi gutarasa i Kigali kuko nirindaga kakano ko kuzahura na za marine twagangikanaga i Muhanga babandi banzi b'imuhanga bajyaga kunsopanya ahantu hose ngiye akavuga ati nibamenya ahantu ntuye nkorera abazaza bababwira amateka yanjye naho banyange banyirukane byatumye mba umwana witonda imiruho yanjye mbese yatumye akaguru kanjye nkarinda ku buryo bamwe n'amafaranga ngo njye gushopinga kuko ntabwo nari nzi Nyabugogo ntabwo nari nzi ko Nyabugogo ari kumutera mukaba imyenda cyangwa se za Kimisagara hariya cyangwa se n'ahandi nari nzi ko imyenda ibimuhanga n'abagura imyenda bose bajya Muhanga no kuvuga ngo nahise njya muri Garumva kuya gushopinga bampaye uruhushya nambaye nk'umuntu ugiye Muhanga kugura imyenda no kuri kw'Imana nagiye nyigura mu isoko i Muhanga bisi yamvanye warateze i Kigali ujye Muhanga kugura imyenda aho nzi kugira ngo ntanayo cyangwa bakaza nkaza kuyoberwa hano naturutse yagiye mu isoko asangira cyari ku murongo ndibuka ko kujya i Muhanga byari amafaranga 800 ndakatisha buri ziranjyana njyanya mu isoko ndashopinga nk'umuntu urasubira i Kigali haranamenya ngo i Kigali yaramfashe mbese numbona agira ngo wenda ndakana gato muri quartier hafi aho ngaho ngura ijipo niyo nari nkeneye ngura agashati kamwe ngura n'agapira ndumva narasaguyeho 5,000 havuyeho itike nutwo twose na shopinze sinari nzi kuba naca kurane ngo ngure n'amata bya 5,000 bisagutse n'itikiriho irengaho tukana saya amafaranga nsaguye ndayakoze iki ubu ni ndajyana nyasubize icyo gihe ufite ibitekerezo nka 800 giye kumva numva umutima urambwiye ngari ko subwo ibyo 5,000 nduvi bisubiza mu rugo ngo bibahe kandi bagoye gushopinga wa muhungu ujye guha impano we wamuguriye impano kabyari nkimara kumva nasika ko kana ariko imbere yanjye hari hamanitse amashati meza aciye amaboko y'amatiyayi amashati y'amatiyayi taracyaduka meza ngura hari harimo aka rouge bordeaux kaka karokaro harimo n'aka brassiere kaka gentleman
noneho akaruru nyine kate k'ikirere ukuntu yego keza ndavuga nti utu dushati nkivuga nkiri amashati nahise mbona ifoto y'uyu mu maso yanjye buri urukundo ni igikenya cyiza cyane ni rwiza cyane ni rwiza cyane mbona umuhungu ahagaze nk'imbere yanjye yambaye mpita mbona araberewe reka mbabwire iyi Imana iriho kandi mwuka wirajya dusapotinga nuko iyo shati urayiguze ishati nabajije ibiciro byazo nabaze ntizi shati uko ari ebyiri nangaye umuhungu arambwira ati ni 5,000 sinigeze nkatuza wahise uyishyura yose kuko numvaga ko no muntu nzishyiriye ni uw'igikundiro afite agaciro arahirenze kandi numva 2,500 byanjye numvaga ari menshi cyane kuko ntabwo nigeraga wenda ngera mu buryo bwo kubona amafaranga cyane ndambwa nizimanuro zizingo zishyire muri envelope bitanu itavunje ndayimuhereza ndatega mpita ngenda nyine fata kwastere irangarura rwose ndumva narakoresheje nk'igihe cy'amasaha nk'abiri niba narakererewe cyangwa ane basi ya nkane ndaza nkigera nyambukanya barongo dayimoni biramfashe ati ubwo ntubaye indaya aturananiranye karabaye atayo mashati wetetanye uyu muhungu uzajya kuyamubwira yuko murusha amafaranga umurusha imyenda amajwi ndavuga ntikambayeho undi mutima atari ko Imana yarabikubwiye rata wigira ubwoba genda uyabike kagatima k'Imana kakandi kaza korohereye ariko nagira ngo mbabwize ukuri karande zibaho abazimu babaho dayimoni baho dayimoni yuko bamutiye satana baho rwose reka mbabwire ko wazimuhaye tunyarutse kubera ko iminota nageze mu rugo nazibitse envelope nayibitse nk'icyumweru nayibitse nk'icyumweru ukirwana n'umutima kuko rero turashaka kumenya umutima yazana yatumye nyimuha rero twari gusenga ariko wa gatandatu bazamuntwara ku wundi wa gatandatu abandi ngwiki nyine wa mukobwa washakaga kumubwira yuko amukunda akuzuza indahiro y'uyu ubwo byari kuba nko kundi wa gatandatu kugira ngo mpite mbyihutisha barahuye n'iki se ko yari afite Hakizimana aza kubitubwira noneho ku wa gatatu narwaye imitsi mu ntege Imana yamufashe ku numva ari sinzi niba ari n'Imana ariko narwaye imitsi mu ntege irambabaza cyane kuryo no kugenda numvaga bidakunda neza tuza guhura kwa gatandatu rero twagiye gusenga ariko n'undi nkirwaye umusore rumva ndi mushiki we arambaza ati sister wabaye iki ko nde butishimye ndamubwira nti ndi kubabara mu ntege imitsi irimo kundya buri hari ikintu Imana ikora rati katwicira n'abazimu ibi bintu mbivuga gutya mbashaka kuba romantique muri ibi bintu kandi nako kaba kari keza ariko noneho sheri wanjye ubwo urumva mwita sheri wanjye nyine ubu ni uko arangije abwira abandi bakobwa n'abagrupe yose ati rero muhaguruke dusengere umuvandimwe ararwaye ubwo urumva ndicaye nyine urumva nka musaza wanjye niwe wabaye uwa mbere kuko nawe ufite nyine umurongo yari umunyamwuka yari umunyamasengesho n'uyoboye ubwo narahagurutse rwose n'impuhwe nyinshi araza ati mwami Yesu ataranankoraho njye nahise ngira kigira gutya ikiganza urumva njye ni ibintu nari maranye iminsi bayida ibintu nari maranye iminsi nzi ko ari sheri ariko ariho nababwiye ngo hari abakobwa ubukwe bwabo bwagiye bupfa kubera kubwirwa ibintu n'Imana ntibabivanga ahubwo bakanahubuka bakabivuga cyanya cyo kubivugiramo ugasanga ubibwiye umugate kwa General Yesu abadayimoni pepo ariko icyo gihe akinkoraho asengera no kuri imitsi yahise ishira ahubwo numva utuntu tw'udushagarira ukuntu ndavuga nti we nzi ko mbaye muzima nibuke ko muri iyi minsi yose muri iyi myaka yose numva ikibazo nari mfite gikomeye muri iyo myaka yose nari umukobwa utarajya mu mihango ninjye muri fiançailles nta mihango ndajyamo bitewe na bwa buzima bubabaje abazimu nakuriyemo mbese bwa buzima butirekura hari serivisi nyine biriya byicwa mu buryo buri scientifique bipfira no mu bwonko ubwonko bushobora kugira ngo kinkora icyo gihe ansengera ntababeshye pe
numvishe utuntu tw'udushagarira tumfashe ni ubwa mbere nari numvishe ko ari umuhungu bamukozeho agahita yumva bya bindi by'ubu ngubu umuntu ashaka kugitaho kuva amarangamutima kuri ugushaka umuhungu yakoze ku mukobwa byanga bikunda abo twigira barabyumva ba nyir'ubwoba ashaka ngo yagukoze agusengeye akinkozaho ibiganza numva ndahindutse muri njyewe numva nkozweho pe numva mbaye romantike numva ko nyine ari intoki imbaraga zikuvamo umubiri baba barandekuye numva ari aho nabohokeye ni ukuri deliverance ibaho yego kemere deliverance ibaho ubwo Yesu akora deliverance ako kanya twarasoje rata ariko sinamwerurira yuko nkize nagiraga amagambo make imbere ye arangije mu gutarambye ati rero cyo mugira amagambo make imbere y'abagabo banyu n'imbere y'abasheri banyu n'abadamu n'abakobwa mudukurikirana nawe honete dugira amagambo make imbere y'umukunzi wabyumvise ko bikora ka ubu aka kanya nuko ndambura amaso kame munarakuze nabasha kureba muri kamera none mukabibona ko Vestine ndahari kandi impamvu ibi bintu mba mbivuga gutya no kugira ngo fashe n'aba bakobwa bihebye mfasha aba mama batazi ko romantike ku bagabo babo mbese mumenye umugabo wawe n'ubabaye amenye kubabaye nunishima abitandukanye yego nuko aho ngaho niho twatashye arambwira ati rero mfite umuti njya nisiga iyo nagize amavunane nawuvanye Uganda ejo ninjya mu kazi nzawukuzanira usige kuri aho hantu uri kubabara none kuwa gatanu nzaza kuwutwara ngiye kujya kurangura ubwo kwa gatanu ari kubimubwira muri icyo cyumweru n'ubundi sinigeze mubwira ngo nacyo ko nanjye numvaga nshaka kumubona numvaga ngerageza bese nteraho kubeyi nta biganiro byinshi byabagaho kuko urumva ndi umwana w'umukozi sinshaka ko banabimenya batananyirukana no kwica imirimo y'abandi ariko byanga byakunda amarangamutima ariko ravi bihari niyo waba uri umukozi ibihari abakozi bo mu rugo n'abarakundana ariko natwe abantu tujya tubana n'abantu nk'abo ngabo tujye tumenya ko bagira urukundo nuko mama Beni nawe abimenye nabaha n'akanya nimubona n'umusore yaje tumuha akanya wicare baganire nubwo atari umwana wanyu ikanabajya umugisha basi muhereze pase ntawamenye mushobora kubaza ba marene beza yego nuko umuhungu arakanzanira mu gitondo yari umukristo bureba ukomeye n'ubu yareka bivuga icyo gihe kuko abasore impamvu ko mbivuze kuriya ubu uyu munsi afiteho uburenganzira totaloma sibyo afite uburenganzira noneho bwo kuba yaguhobera yakubwira uko ashaka yaguha bizu ibintu byose arabyemerewe 100%. ariko bumva ukuntu avugamo n'akongereza kandi nanjye twaje kwigaho nubwo aleluya icyo gihe uko yasuhuzaga cyangwa guhoberana yafataga hano ku maboko gutya bimwe abakobwa bahoberana n'abahungu bari mu rukundo akabagukubisa igituza n'amabere akagushyiraho burundu akazi kawe ntabwo ibyo bintu biba byemewe mujye mushyiramo distance kugira hatagira ibishuko bibafata yego kandi mutindana cyane kuko mutindanye ubwenge burayoba urukundo rukabaganza rukabarusha imbaraga mugakuramo amakosa kandi ya makosa akavamo kuregreta ibintu byanyu bigapfa ari nambwira abakobwa ngo basige baza kungisha inama komeza gana ku musozo wawe ko nkavuga bakavuga ngo ngiyo umuhungu ngo mukundanye ngo mukaryamana ngo nibwo umweretse yuko umukunda byanyabyo harya nawe yarasabye ikimenyetso akavuga ngo umukobwa unzasaba kama azaba ari igishashwa ntituzaba nuko umuhungu rero aragenda umuti sinigeze mwisiga kuko urumva nta kintu nari nkirwaye nakabitse neza sinakundaga no kugaspiya kuwa gatanu rero bizagere envelope mwibuke ko nkiyifite ndabyibuka ndafite amatsiko ndashaka kugeraho yinjira mu cyumba nti amashati arayabonye ako yakwinjira mu cyumba ntiye baba nayabona ubwo nayinduraga ku munsi envelope yaravuvutse kubera kuyimura shyira munsi y'igitanda nyivanamo cya munsi y'amatera nyivanamo cya mu makuvureri nshyiramo mu magaridorobe mbese nyihisha ngo hatagira umuntu umenya yuko ndi n'ikirara ibyo bintu nagiye kubijyamo kuwa gatanu bigeze umuhungu rero araza mu rugo aje gutwara umuti wiwe cya pambarasi agiye kujya Uganda mu gitondo ari buzinduka agenda akigera mu rugo yasanze boss na mabuja bahari
urumva ngewe nzi ikimuzanye kandi ijwi ry'Imana niko rintuti yaribwa ati uyu munsi nutamubwira yuko mukunda bagiye kubimubwira kandi Mukantwari Vestine uramenye ntuzibeshe ngo utegereze undi mugabo muri iki gihugu niba bimubwira umugabo nakuremeye nuriye tugaruke kuri ka kantu ko kumva ijwi ry'Imana ukaryumvira yego mutinda kubimubwira bakabimubwira no gusenga neza ntuzandenganye ubuzima bwanjye nabagamo n'ubwo gusenga yego nta kandi gakungu nagiraga nta muntu nabaga njya gusura nta muntu nabaga nzi kandi na bugingo n'ubu ibintu byanjye mba ndi ponctuel biba bipanze kabisa kavuyo nkunda noneho iryo joro bimbwira hari kuwa kane imbwira ati Mukantwari ubimubwira ujya kuryama ntiwaryamye itara ry'icyumba cyawe ryaka kugira ngo wumve ko ndi Uwiteka Imana ndi kumwe nawe muri uru rugendo kandi ntazemera ko ukorwa n'isoni byuka uricane riraka nirimara kwaka wongere uzime ntiriri bwongere kwaka leta rishirira umenye ko aricyo kimenyetso cya nyuma ngo haye cyo kubwira umukungu ko mukora kuwa gatanu umuhungu yaraje nk'ababeshye umunsi wose bahari urumva mbashwa nkava mu gikoni nkinjira mu nzu muri salon nta kintu ngiye kuzanamo mvuga nti Mana Nyagasani wijyanisha agakombe mu kabati wizanishwa yakandi wizanisha agafurusheti bari mu bana n'abari abadiyakoni ni mu ndabizi namwe umuntu urimo kubibona urimo kumva ibyo baganira urimo kureba cyumba nta kintu ugiye kuzanayo mbese umeze nka yambe bicaracara Mana Nyagasani igihe kiragera ibyo kurya birashya ntegura ameza nawe agihari urumva n'umusore kandi abandi ntibazi sinabari kandi aziranye na ba boss bawe kandi ba boss banjye ntabwo bazi ko turi abashuti ntabyo bari bazi ntabyo nukumva ko ari umushuti nyarutse njye urimo kuninzagera ku ngingo tumaze kubakira maze no gukarabya batangiye no gusenga isengesho ngo atahe ati jya kunzanira kagati rero Vestine ati genda unzanire ya Paparazzi mu gitondo ndazinduka njye kuryama ninjiye mu cyumba numva ni nk'umuntu nteretse mu mashanyarazi numva ndi gushya numva mpeza umwuka ndatranspira numva ikintu kimfashe mu muhogo numva ndajomye mbura icyo mfata ndavuga se ubu boss nabona nsokanye envelope aravuga ngo iki fata cya Paparazzi ngeze ku muryango ryajwi rimbwira nkiri kubita ukuntu nuramuka usohotse utamushyiriye envelope ngo umubwire ibyo nakubwiye Vestine urabeho nta wundi mugabo utegereje muri iki gihugu ndangije envelope ndayifata mbese umera nk'ushinze iryinyo kurindi noneho njye kumva numva ryajwi rirambwiye ngo humeka umwuka mwinshi uwinjiza mu nda nurangiza uwusohore ubwoba bukurimo buraba bushize iyi Mana ni umukansara mwiza cyane ndangije mfata na envelope na Paparazzi nsohoka umva ndi serious cyane ndangije namugani sorry ni umva brother ni rero hano hari n'ubutumwa bwawe nari mfite hari umuntu wampaye na envelope arambwira ngo nyiguye kuko arabizi ko dusengana muri groupe kandi umuntu muraririmbana yayimpaye rero ngo nze kuyiguha noneho anko wanjye ubwo boss wanjye n'amaboje bahita barebana Vestine uwo muntu ninde so urumva rata akira envelope yawe wowe uraza kumumenya ni wa mukobwa muririmbana ni igikara turareshya dusa nkaho mbese ko uyu nawe Mana Nyagasani yaramvunye komeza njyewe dusa ariko ubundi wayitwaye envelope nugera mu rugo ukareba ibirimo ukabona atari ibyawe uzabingarurire mbisubize uwabimpaye kuko kubona ko ntari buze kumubwira ngo ndagukunda envelope ninjye nyiguhaye nabo bantu bande bagutyo ikindi na rwikekwa rwo kuvuga ngo wasi mu rugo bashobora no kunyirukana ninje kwa kunege kuzana ya Paparazzi nandika agapapuro kangana n'itelefone niko nashakaga kumenya niba kari muri kubaza nanjye mbafite nkorera imbere nandikaho itariki ndangije ndavuga ngo
njyewe Mukantwari Vestine ndagukunda nkwandikiye uru rupapuro nkubwira ngo iyi mpano nguhaye ninjye nyiguhaye kandi impamvu nyiguhaye nuko ngukunda ndagukunda kiraho akadomo subiza mikorofone ubundi ntabwo nashakaga ko ako gapapuro nanagiye ako gapapuro yagera mu rugo yambaye envelope ndabanza ndayicugusa nawe akikanga ko iri bucike kubera imaze iminsi ayitano envelope ndayitahanye ngeze mu rugo twabanaga n'abandi basore mpageze envelope ndayifundura mbona harimo udushati tubitwamo ku magufi ndambuye iyindi mbona akapapuro karaguye agapapuro ndagatora ndagasoma nahise ntera haruriye 3 none ko abasore bamwe bari bamaze gutaha abasore bamwe bari bamaze gutaha bari urumva haba nimugoroba wa joro mvuye aho ngaho mu rugo gye nari mvuye nanariye jamara bayiki agapapuro ndagatsimba nabona mfite ishati atusi ishati nizo zitumye uterara rero gutyo hakaba nari maze iminsi muri amasengesho nasenze mbwiwe ngo ngiye kwakira impano y'umugisha ngo kandi iyo mpano yegereze mikorofone ngo ngiye guhabwa impano kandi iyo mpano ni iy'umumaro izanjye n'umugisha arakoresha abahanganiye byose impano rero nyimaze kuyibona barabihanuye ko yabibwiwe n'ijwi ry'Imana wowe rero burimo kugenda Imana yaramuvugishije dushimire mama Davira wadukurikiranye arimo kutwandikirana umubyeyi tujya tubana muri kino kiganiro nawe ni umuntu ugira umutwaro ku ngo cyane turamushimiye umubyeyi w'Umusanze asengera hari Musanze yego hanyuma mbereka amashati mbona barabihinyuye ntoya ni umwana rwose umpaye impano numva nanjye nshaka impano ngomba kumuha nahise mbona muri abo twari kumwe harimo umwe afite agatelefone ndamubwira nyine turakagura bwarakeye nambara agashati kamwe muri twa tundi muri nibature nari nambaye ikote mfite bibiliya hano mu kwaha ikote nagize gutya ntabwo agashati kagaragaraga ari mu gitondo hanyuma nzamutse mpita mubona agiye kujya gukamisha ni nk'Imana yabikoraga avuye gukamisha ngo bateke icyayi sinire namusifura ahubwo we yabonye gutya ndimo nzamuka hamwe y'ikiruhura arahagarara nawe agira ngo yumve amakuru ko byagenze abanza nsuhuza mwarebanye mute sinitaye ko hepfo hari imodoka zigira gutya zimanuka nahise nambuka mgenda mutumbiriye niko ntiwaramutse ati yego ninde wagushutse ngo biriya bintu byawe ubwo baramwica wabivuze n'ijwi riremereye waramukanze cyane niko ati karame ninde wagushutse ngo biriya bintu byawe ati ntakubeshye nta muntu wanshutse nta muntu wabimbwiye ni njyewe n'umutima wanjye umutima wanshutse urabimbwira ngo mbiguhe impamvu nabikoze nuko ngukunda very good ambwiye ngo nuko ngukunda nahise ngira gutya abona ka gashati nakambaye k'ubururu ka rouge bordeaux noneho we yabonye nakambaye ahita aza agwamo ahita agwamo kuri ka gashati ubwoba bwose nari maranye iminsi bwahise bushira sinigeze nibuka ko ndi umukozi wo mu rugo sinigeze nibuka ko mfunisha amata nayateretse muri kaburimbo ahita ahinduka stage akivana ubwo urumva akiza yararankanzemo yaje agenda namushyizemo metero nyagasani Imana ishobora byose ni ukuvuga ngo rata akizamuka yaje afite igitsure gikomeye ari seriye cyane ukaza nsanga nanjye ngenda nsubira inyuma nenze kugwa muri ruhurura nenze kugwa muri brodire none arangira avuga ngo ninde wagushutse ngo mpebira bintu byawe ambwa ni ukuri nta muntu wacutse n'umutima wanjye bintegetse ndabikora
kandi impamvu nabikoze nuko ngukunda nubitse amaso ndi kujomerwa kuri kakajerekani handi batarogeje neza ngo Twanda dushiremo none sinzi ukuntu nagize gutya mbona avanye ikote ndebye shati mbona arayamba bitavuga ni wow ituvusimbukura mu amata nateretse aho ndagenda ndamuhobera ni nukuri ko agwa mu gituza cyanjye ngo ndamarira uko naraye nturatuje ijoro ryose rati Imana imbwira ngo nutabimubwira ejo urahomba naryamye nka saa 10 ndumva ari nka saa 9 nasinziriye gutyo urumva uko nakabambadutse sinakarabye mu maso sinageze gutya ingonera zaje zigera ha noneho uko nakamuhobeye ndikurira amarira amanukira muri za ngonera ko manigira amaboko noneho nawe arangije ahita urumva nari gatoya cyane nago nanganaga nkuko yari yambaye urukote rw'urumanto rw'imbaho nyine yarunshyizemo kubyo n'uwari kuza atari kumenya ko turi abantu babiri ahita arangije ahita anyegura mu gatuza amfata mu bitugu arangije abanza hanagura ingonera acira ku rutoki rwe aguhanagura ingonera arangije atambwira ngo ngusheri ako kanya ngusheri nanjye ndagukunda fereye aka kanya twinjiye mu rukundo rwa nyarwo uremera kuzambera mama w'abana banjye Yesu aho igisubizo kiza gute nitamubwira noneho ugende mu rugo ubabwire yuko dukundana kandi urukundo dukundana ntabwo ari ururangitse ashaka ko tubana aho ngaho arataha kaga telefone ku cyumweru ndakamuha ni nabwo bwa mbere twifotoje ifoto ya mbere kuri icyo cyumweru ubwo hari kuwa gatandatu nafite gahunda yo kugenda gahunda mba ndayisubitse ntitwagenda ahubwo njya kubabwira yuko dukundana bahita barakara kuri icyo cyumweru hari umukobwa w'ahantu twari twarasohokeye na korari ngo arankunda yaraje kumbwira ko ankunda asanga inyuma y'urusengero turi kwifotozanya n'uyu aransuhuza abonye ko turi kwifotozanya n'uyu ariko ibyo byose aravuga ati nari nagukunze numvaga ngukunze muri korari yose niwe nabonyemo numva ndakwishimiye urumva iyo asanga uyo tarabivuze twari duhita dukomezanya avuga nti byari byose waratinze ariko dusigaye dukundana n'uyu nguyu niwe sheri wanjye very good nyamara birakaze kupresenta abantu kumenya biryoha wese wumva wiyongereye nk'ibi mumere mikoro ariko mumere mikoro agupresenta abantu byagenze bite reka nkubwize ukuri byonyine kubona ukundanye n'umuhungu usa neza nk'uyu ikindi witwaga umwana w'umukozi wo mu rugo kabiri udafite ibigwi byiza namba ufite amateka nta hantu ufite wo kujya kumupresenta nta hantu ufite uzamupresenta ubwe n'Imana ishobora byose bikikora ukabona niwe bibayeho bihita bingana no kuba warakoze nk'akantu cyangwa se nk'iki kiganiro nkagikora gutya nkazatungurwa no kumva wenda nka minisitiri ushinzwe ikintu runaka avuze ati muri couple nakunze bari romantique mu bintu byabo urugo rwa Kizimana na Mukantwari akareba nk'impano nka Mberope akayifora ati byagutungura uko byanungura nkabyishimira niko nishimye double bagupresence utawumva ubyibushye one reka dukomeze hanyuma rero ndagira ngo twihutishe dusigaje iminota mike kandi tugomba kwakira n'abantu ku murongo wa telefone turagira ngo mwihutishe mugere mu rugo uyu munsi ndagira ngo Hakizimana bamaze kurakara bararakaye iwabo aho amaze kubabwira yuko dukundana bararakara bati ubwo niwe wamwishendekereje uriya musore ntiyagukunda reka ati ahubwo mumpe nimero zanjye arazibaha arangije nawe arampamagara arambwira ati rebyo wambwiye none nabivuze none dore binkozeho ntibumpura ndaza nimugoroba ariko wa kabiri njyayo ndavuga nti umukobwa rero ndamukunda kandi sinaho ngaho bigarukiye mpita mbaha agapapuro nanditse ndumva nifuza ko twazerekanwa iki gihe n'iki ndumva ko twahewe uwo munsi twafata irembo ndumva ashaka ko mwazamuma nkajya kumwerekana muri famiye ndumva dota ari iki gihe n'iki ndumva ubukwe ari iki gihe n'iki ndakabahereza sinaho ngaho byageze kandi nguko hanyuma barabyakira ariko babyakira batabyakiriye nuko uyu yababwira bakabyakira
babuze uko babigenza hakaba ubwo bamuha uruhushya ngo ntabwo twaguhaye uruhushya ngo tubishaka ntabwo nari kumenya rero uruhushya rw'ukuri mwamaye n'ahatari urw'ukuri narinzi ko mwabyemeye tuba tugarutse aho ngaho abantu bakurikiranye Goodrich TV icyo tuganiraho ni umuryango muzima uvuye mu bushake bw'Imana urukundo ruvuye mu bushake bw'Imana urugo ruba rwarubatse ku bushake bw'Imana noneho mugeze igihe cyo kubana twakundanye igihe cyo buraba turerekanwe dufata irembo tujyana gusura mama famiye yacu nuko ibyo byose birarangira igihe cyo kujya mu rukiko nabwo biradutungura cyane numva umuntu arampamagaye ati harya ubundi nawe mvuze numva ko ushaka gukoresha urukiko muri iyi minsi nibwo bwa mbere hari habayeho gutanga promosiyo y'abantu babanye ariko mu byumve twe ntabwo twari twarakabana arambwira ati barimo barandika abantu ariko n'abatarabana naho mwaza mukiyandikisha nta kibazo nari mfite ikibazo kimeze gutya kujya kwaka attestation de celibat iwacu inyamagabe uyu nawe kujya kwaka attestation de celibat iwabo iriya hatanahari tukumva ni ingorane zirimo icyo gihe tuhita tumva ni igisubizo kibonetse kutwandikira ubuntu icyo kibaye cya mbere turagiye baratwanditse bitamuhamagara rero ko nari namuguraga telefone ndamubwira nti rero nakwandikishije kuri 28 z'ukwa gatanu dufite urukiko nakwandikishije ntiharya nandikishije papa wowe arambwira ati andikisha uwoze ndabandikisha umunsi w'urukiko urukiko rwacu rwaciye kuri televiziyo nyarwanda mama Imana itangiriye hamwe yaratubwiraga ati ndabamenyekanishije ndabamamaje kandi muzambona ubwo niko mwasengaga Imana ngo ndanza wajyaga gusengera ubukwe ikatubwira ngo irabushyigikiye n'ikimenyimenyi ndabamenyekanishije mu bukwe bwanyu buca kuri televiziyo Rwanda nguko umunyamakuru twahasanze nasanze tuziranye nkuko twatuziranye n'uyu nguyu ati nawe waje mu rukiko ntiyego ati yego deferitasiyo yajya gufata abantu akagweraho najya gusinya kanzuminga kabanda kera na interview hanyuma rero uyu munsi mwubatse umuryango uhagaze gute ubukwe buraba imodoka yaje idekoye atari njye wayidekoresheje imodoka bazi ngo nta modoka turi bubone turi bwifotoreze muri cya gishanga cya Nyabugogo hariya hafi na Kiruhura tugiye kubona pastor avuze ngo muhaguruke tubasengere mugende mwifotoze mugaruke mbona imodoka iramanutse Kiruhura izanywe nande na Yesu twarasenze aho ngaho kugira ngo tuhihutishe urumva kame twinje mu gihe cy'ubukwe uyu nguyu musubize iki kibazo irembo mwarifashe he cyafashwe he bwabereye he mu wihe muryango ni wa mubyeyi wacu witwa Mama Davira Mama Davira ni umubyeyi wacu tubana hano mu umwana utaragiraga umubyeyi arabizi ko twabivuze ko umwana utaragiraga umubyeyi birashobora no kuzinda ko avuga ngo byandi bakorera bakavuga hajya ni kitchen pete ubyita gute bridal shower njyewe nayikoreye na mayibobo zingurira amarido yabanze subize iki kibazo reka musubize uri kumva buriya mu nzira nyinshi Imana ducira njyewe navuye mu itema mu byibuka kuri ntuza ya mbere Imana mbwiye ko igiye kunyigisha uko umuntu aba mu muryango kabiri nahembwe ukwezi kumwe bangira umwana mu rugo amafaranga bamembye nahayishijemo ibyo kurya niga guteka gatatu bangize umwana wo mu rugo sinitwa umukozi wo mu rugo noneho hakaba hari n'imitungo y'iwacu nari naragurishije ariko amafaranga amwe nyabikirwa n'uwo nitaga papa wanjye nyine uwo nguwo uriya boss ariko yari umubosi mwiza noneho amaze kuyabika ansaba ko yayakoresha ariko igihe cyazagera akazayampa nyakeneye urumva igihe cya fiyansaye hari abantu benshi bakira abana babona hari inyenyeri yabo yatse akavuga akagiye kumbera umutwaro akamwirukana bagiye kunyirukana niba ari Imana ateje igihombo ntabyo nzi ya mafaranga yanjye nabagurije yarayahombye mu kuyahomba agiye kunyirukana ndamubwira noneho niba ushaka kunyirukana ubu byabaye intambara cyane hazamo no ku ubuhanuzi buvuga ngo ndatwite habaho no kwambarira ubusa badiyakoni waje kunsakinda basanga ndabeshyerwa
hagira n'undi uza guhanura avuye mu bukwe ko butazaba nongera kuremesha byabaye urugamba ubona wa satani urwanya umutima n'ubavuga amafaranga natanze nahaye boss wanjye ubwo urumva fiance bikizamo ubufiance ntabwo arakitwa papa ntiyarakitwa tanti nahise nongera nitwa umukozi wo mu rugo banyutsa ko naje ndi umwana wo mu rugo ndambwira ni none niba wumva yuko utazanshyigikira mpa miliyoni yanjye naguhaye nagenda muri ghetto harimo inkwano harimo harimo miliyoni ya 2009 icyo gihe twakwaga 150 twakwaga 150 ni cyane amafaranga wabonaga inzu waguraga umusozi wose asanga rero ntayafite urumva nahahamye kubera yangwata ya mafaranga yanjye atarigeze aboneka naho rata wa mubyeyi we Imana yaciye inzira kuko ibyo bifaranga bitabonetse ngo banyirukane mpaguma batabishaka ariko mpaguma kuko ntari kwava masize umutungo wanjye bemera noneho ko ibintu byose bihakorerwa ku ngufu urumva nahangaho nerekanwe mba ariko buri kintu cyose ari uyu nguyu guhera ku nkweto nambaye nerekanwa isakoshi ijipo n'ikoti nta kibazo naho bafatiye irembo niho bafashe irembo yerekanwa mu rusengero Kiruhura ari naho mba ubukwe bubera Kiruhura niho nahagurukiye na wa mumama Mabujane nawe nambitse kamba rya mama mu kimbo cya Mukabisa yasubijwe none dukomeze rwabereye ku murenge urukiko rwabereye ku murenge wa Kigali hanyuma duhita tugaruka Kiruhura n'ubundi twongera tubariho dusezerana muri izo nzira zitorosha urugendo rurerure rw'ubuzima mudusangije byose mwabiciyemo ubukwe buraba nka Mukantwari nk'umuntu wabaye nk'umukozi wo mu rugo mu buzima bwo mu muhanda kubaka umuryango ntabwo ari ibintu byakugoye umunsi muhagaze mute mumeze gute ese umuryango urimo kudukurikira umwanya kuri televiziyo ni irihe somo bakura muri ubwo buzima bwanyu n'amateka yanyu ndetse n'uyu munsi mubanye yego kira Mukantwari murakoze cyane ntabwo urugendo rw'ubuzima bwigeze butworohera twabaho ubuzima bushakisha nta gishoro turasaragoringa urumva umwana amenyere kuba mayibobo amenyere gukora akazi ko mu rugo kujera nari mbizi kwirwanaho mu buzima busanzwe ntabwo nge nigeze mbaho nk'umwana w'umutesi cyangwa se muri ba bagore umugabo ashobora guhereza amafaranga 1000 akakwereka yuko ayo mafaranga atari amafaranga ahubwo nagombaga no gusagura haya mitiyo kugira ngo nawe ndatekereza ushobora kumurangira akazi muri bamwe bakoranaga abone n'amayinite akaba yamanitse 1000 ubwo bwenge ndimo kumva nubwo abana baba barakuri imbere y'ababyeyi ni umwana umenya kujera akavuga ati wenda ubwo bampaye umubyeyi wa mugore umenya kujera ubwo bampaye 1000 ndagihahisha wenda nsagure n'agatike cyangwa nsagure n'udufaranga two kuza gucommunicatinga n'umugabo cyangwa 1000 ndakigabanyamo kabiri tukirye ku manywa na nijoro ibyo bintu wabyigishijwe kandi kabigeze kuvuga bivuze ko bari mu muhanda ari bamukoreye badashaho kukantu kagarukiye kuko bari banatuzi ko bamwe bazi ko nta mutima bafite nta rukundo nta n'amafaranga baje mu muhanda urumva igihe cy'ubukwe murabizi ko abandi bana bafite ba papa na ba mama bashyushye ari tuntu banapostinga ari bahamagarana bakavuga ati umukobwa wanjye nyamuneka mumbe hafi ngiye iryo shyaka ntaryo nigeze mbona kuko urumva abahanuzi bari barahanuye habaye deba ndende cyane ntabazi abantu bararwanya ngo umugabo wanjye ngo ni mwiza ngo ndi kibi ariko rata murabona ntarabaye yego ibitisha abana babimenye gute baje gute abo bamayibobo twamenyanye n'ubundi kwa kunda amazi abura mu gipangu nkajya kuvoma ku mavomero yo hanze none urumva hose baba batarasa rero imbaho aho zihuriye ziranamenyana mukanavugana muri za rege zacu ukatavuga ati none se sister ati none se mani waje gukomata se nawe urumva nta mbaraga nagiraga bitewe n'aka kaboko kuvomesha injerekani nabyo nari nshoboye nabaye inshuti za mayibobo mu ibanga rikomeye kuko iyo amazi yaburaga nibo bankoreraga inkomati bakamvana Kimisagara hara hejuru kuri Wasake bakamanura hara Kiruhura ntabwo nari kubishobora nuko rero uwo munsi umuhungu yampaye invitation zo gutanga nge nabuze abantu ntumira yampaye invitation 100 ntago urumva imuhanga aho ibikomere byaho nari mfite no kuhirahira na gatoya n'umutima wari warazigurutswe i Kigali nabaye mu gipangu nta muntu n'umwe tuziranye noneho njya gusenga Imana
njya gusenga Imana hari ku wa kabiri habaye icyumba njyana invitation natanze invitation ngewe muri invitation ijana umugabo yampaye imwe nandikaho itariki igihe ubukwe buzabera nandikira Imana ndavuga ngo ku Mana data umukobwa Mukantwari Vestine nkwandikiye iretire ngutumira mu bukwe bwanjye kandi ukimara kubona ubu butumire usabwe kwihutira kuza kuko nta wundi muntu turi kumwe. Haleluya. Uzumfashe ibintu ubyorganize ntago nzaho bihera sinzi naho biherukira kandi Imana ubu invitation ngiye kwita muri iyi Nyabugogo amazi harayitwara akazayigeza azabarabaza kunshyigikira bazaturuka. Ikindi ndatekereza nsanga ibikangaga cyangwa inyemba gufasha kumfatira invitation nkirenge na metero 3 mpita mvuga ngo kandi Imana birashoboka ko ibi byatsi byambera abadayimoni ntibituma itambuka uko amazi ayikubita urupapuro rushwanyuka wowe inyuguti umaze kuzisoma aho izi nyuguti zizagenda zikagera aho azaba ari ubutabazi. Umukobwa yarazi ubwenge narindi shine narinzi ubwenge kandi n'ubu numva Imana izafasha ndayibwira ngo Mana inyuguti bamaze kuzisoma aho zizagarukira ubutabazi bwawe ari urugero y'abana bo mu bizamuka rero mva kuri Nyabugogo Imana yatangiye gukoresha iki ya magambo navuze aha ngaha ntaraharenga mu mwese ajye yiga kwiyaturaho ibintu byiza. Ndazamuka mba mpuye nimwe muri mayibobo yitwa Manudi no mu muhanda imbobo menyana noneho we ntabwo yigeze ahinduka ko nge naramumenye yagenda ndamuyambira nyine nk'umuvandimwe nk'uko twadusanga ahita mbwira muri ya magambo ati none se sisi tati kuri ku cyangwa se nini kwako nini rwa mupampa bayabikoze ati sako ufite mu ntoki nagakine n'invitation habashushanyije abageni umusore n'inka ati se noneho uyu nguyu ati si ibi nibiki urumva banashushoza gutyo uyu ni njyewe uyu ni sheri wanjye iyi ni inka azako ati si bizabera ntahangaha hato atako kano se nawe ndagutumiye noneho nyumureze invitation wese yijyana mu marigara yose ashoboka ajya gutumira nyine kwa kundi twadusanga mwe abo twari tuzi bagenda bakoranaho imbobo za Kimisagara iza Nyabugogo izaye hose ati sister wacu agiye gukora ubu igikwe muze telekono twamurwanaho bateranyije amafaranga 35,000 yo 35,000 nayimuhaye nka saa 3 za mu gitondo saa 7 bari bangezeho baje baherekereje nyaritimu y'abantu bane ubwo ni nka komite nyine kuko natwe tugiramo famiye mo hari ese barabana ko batagira amafaranga ibyo mirongo byose babikuye buri yereka nkubwire ubuzima bw'abana bo mu muhanda no gusyaga no kwiba no gukora ashobora ko ari wakoze mu nabashobora ko barakoze mu sokoshaho yanakora muri Rwanda barwago cyane buri Imana ntago bateranye 35,000 ubwo urumva aho babivanye bagiye basyaga nyine uko kose barayazana baza kumpa impanuro byabereye munsi y'urugo boss na mabuja bahagaze mu gipangu bareba none atavuga ati rero sister wacu nta kindi kintu twakumarira dushimye Imana nyine kuvanye kuri aka gasima wakinwe ntuzawupare dore Imana irakurasiye uramupampa uzamwubahe ntuzamuyagaze kandi nawe urabibona ko gasima kameze ati ntabwo uzi ko kabaga kanyereye sinanjye ntindashona niyo mvugo nyine bankubita transeka ati ayo ni amarido tukuguriye kuko hose twagiye tujya gucakaza twasangaga hamanitsemo amaridadasi twebwe tukurasiye amarido ni nuko bigira gutya ako kaba karangira abana bo mu muhanda rero n'abana beza n'abana bagira urukundo narababwira uruto rwabo mu rusengero n'abana batagira inzika n'abana barwaniranisha kuko byasa kose ntibakubona wandagara ibyo birarangiye indi invitation nayitanze Kimicanga muri groupe yindi nasengeragamo indi nyitanga igihogwe nizi zindi nazitanye muri mari yego ubutumwa buravuga ngo turabakurikiye uwo mudamu turamushimiye kubwo kwibuka ko umugabo akeneye aya mayinite ababa bakurikiranye turimo katwinyaruke muri ubu butumwa mwiriwe neza ni Muhorakeye ndabakurikiye cyane Imana ibane namwe I love you so much akaganyuma ni mama Davira nanone yanditse iby'Imana bifite uko
byesitaye Byesitaye. ntibura inzira reka noneho mukantwari asoza tunahita dusoza ikiganiro ubukwe burabaye mugeze mu rugo uyu munsi mwubatse umuryango umeze gute uyu munsi Yavuze ngo ubuzima twubatse ni bwiza rwa rugo rwari urw'umwana wa mayibobo rwaje kuvamo urugo rwiza k'umugabo umwana w'umuhanda umwana w'umuhanda cyakabiri umwana utagira umuryango kandi umwana w'umukozi wo mu rugo Waje- abo bombi bashobora kuba ikindi twibuka umwana wubakiye ku mpanuro z'abana yahawe z'abana bo mu muhanda mu muhanda ariko impanuro nkuru twebwe tugendera wibuke ko yagiye mu muhanda nk'uko twabitangiye afite ijwi ry'Imana muri we ryahoraga ari mu kuko ntabwo nabaye mayibobo kuko nananiranye ahubwo nuko ni narabuze amagi uyu munsi muri mu ubu uyu munsi rero ubwo twatamuka ibintu byinshi cyane mu ngo habamo byinshi ariko ikintu nshimira Imana ntekereza ngeze aka kanya ni uko uyu mugabo atari yicuza icyatumye mbana nawe mu mpere mikorofone murakoze cyane urabizi ukuntu abagabo tubaho rimwe na rimwe kumva ko washatse umugore utagira umuryango umugore wari umukozi wo mu rugo umugore wabayeho umwana wo mu muhanda uba wumva rimwe biba biteye nk'isoni ndimo kubyishyiraho nkanjye ni izihe mbaraga zatumye uba proud y'umugore wawe bituma mubanye neza ubu ngubu mubanye mute uratanga izihe nama ku bagabo batekereza nka gutyo urakoze inama natanga cyane proud numva ndi proud yo kuba narashatse uyu mudamu kuko hari igihe twiye dusenga ahantu bati habayeho nka promotion bakababarira abantu bati bongere bashake wakongera agashaka umudamu we ninde nabaye wa mbere mu gutera ndavuga nti ngiye nakongera agashaka umudamu nashatse wow ikintu cya mbere nasanze ari umujyanama mwiza mbere na mbere yangiriye inama tujya gushaka inzu yo kubamo inzu nabagamo niyo yemeye ko tubamo arambwira ati bijye gushaka inzu wihanika ngo urashaka inzu y'ibyumba 3-4 reka tube muri iyi ngiyi mwabagamo icyumba na saro ati tuzayikwirwamo numva nduhuye umutima ikindi kintu yankoreye yanyunze na mama ntabwo twavugaga rumwe numva arambwira ati oya birakatsindwa kuba ufite umubyeyi mutavugana oya umubyeyi yaguhesheje umugisha urawuhabwa yakuvuma umuvumo ukagufata cyangwa ubaha so na nyoko niko bibiri ivuga nubwo njye nari narabirenze kuko numvaga ko nta ikindi nanone niwe wangejeje muri famiye yanjye mvugamo kwa papa kubera impamvu z'amateka kwa papa twabanye ntahazi mpamenye ejo bundi muri 2022 abana bose mbafite ikindi nanone nuko mu iterambere ngezeho niwe waringejejeho dufite uruganda rukora amasabune dufite ishuri ribyigisha ibyo niwe wabingejejeho kuzakomera Imana amashyi umugore utera ishaba umugore w'ubwoko bwiza reka umugore w'ubwoko bwiza ukijijwe ubwo dusubiye mu bya kera by'abasaza iyo ageze mu rugo inka zibyara inyana ubwo rero yageze iwawe zirabyara noneho reka tugaruke kuri aka kantu duha abantu ko mukantwari reka nawe tumuhe microphone agira ubutumwa yagenera abantu anasubiza uno muntu wavuze ngo muduhe nimero z'uwo mudamu asengera hehe bafite abana bangahe dusengera mu itorero rya ADPR Muhima ni nayo paruwasi dufite abana 4 tumaze imyaka 15 turi mariye no kuvuga ngo aka kanya ikintu nabanza kugiraho inama abagore nibagire umutima wo guca bugufi abagore nibakunda abagabo babo wikunda umugabo kuko yazanye inyama nizitangira kuba umushyushyo uboneka ari imbwa yibeshya agombaga kuzana ibishyimbo nimworera abagabo banyu mu mafaranga babahaye umva ko ari afite kandi nayo ntuyamare mu nzu uteganya yuko yanarwara ikindi kandi bagore mugerageze mushake imirimo mukore mworiyanta abagabo banyu mubafashe kuko abagabo nabo babashatse bashaka kuruhuka bigisubizo cy'umugabo wawe kuko umugabo ni Imana nto mu rugo ijuru ryanyu ribe ijuru ritoya kugira ngo urugo rwanyu rw'ijuru rito kugira ngo n'ahazaza nituva no muri ubu buzima ntekereza ko aho tuzajya tuhategura tukiri na njye mbabwira ngo nina napfa hari ku munsi wo gupfa kwanjye ntekereza ko ibigwi byanjye bizaba ari byiza ko mukantwari numva ari izina ngomba gusapotinga nkarirwanaho mpaka rero mu buzima bwose umugabo naramworoheye naramubwiye ni waba ufite amafaranga utayafite witwa umugabo wanjye nujya mu kazi ugakora bikanga sheri wanjye ujye utaha nta gihunga
utahe witwa sheri nkugandukire uko byasa kose Imana izatugirira neza. Ikindi kandi mwige kurondereza kujera, abagore bige kujera. Ikindi mwihoze amaso yanyu mu ngo z'abagenzi banyu, ngo abandi bagore ngo bambaye kuriye na abandi nyine, none se ko washatswe n'uwawe ihangana ufate gutyo. Ahubwo ikindi abagore ni mwiga gufata nayo mafaranga yanyu mufite, ni mugaragaza umutungo wanyu mu maso y'abagabo banyu, nta cyizere umugashaka kukugirira. Niba amafaranga uguhaye usiko ari n'abagore bacyeta abagabo ugasanga barasinzira mukozi urakoze cyane Vestine. Mu gusoza ndagira ngo umbwirire na barumuna bawe bakiri abajene, ubwo ndavuga abakobwa, n'ubuhe butumwa wabaha ukurikije ruriya rugendo uvuze uko Imana yagiye ibana nawe tuba tuntu tw'ubwenge, ngira ngo mu magambo nk'abiri gira inama uha barumuna bawe. Ako kantu karanditseko igihe ukigashaka akatwitaba uno muntu. Good TV, alo? Oui. Sana mukwegereza ndabona. Muraho neza? Yego. Turakumva urinduye rero, uratanga nama ki? Ni Emmanuel. Turashimiye uwo muryango. Urimo uratwigisha cyane, nanjye ndo umupapa ndubatse. Ariko ndashimira ubutwari bwa Mukantwari nk'izina rye. Ukuri twishimiye gukurikirana ikiganiro atanga n'inama arimo gutanga ko bikomeza umuryango wacu, ko natwe twicaye imbere yanyu turimo turabakurikirana. Akoze cyane. Abo bana b'abakobwa rero reka mbahereze impanuro igira iti muri ya magambo y'ubwenge, iyo nta uri we ubuzima bwawe nta gaciro buba bufite. Abo muri kumwe mu rwego rwo hasi nibo bashobora kukumva. Ibyo kandi iyo wamaze kubimenya ko uri hasi, ibyo birakumotiva cyangwa se biragufasha kugira ngo nawe uhatane uzagere ku rwego rwo hejuru. Ikibabaje nuko benshi bene aba benshi batimenya. Hitamo uba umuntu nyawe, ita ku mpano yawe, genzura ikikurimo, kuko wowe uri umutungo wimukanwa, uri umunyamahirwe. Sinshaka kumbwira ngo hari ibyo mama atampaye, ngo hari ibyo papa atampaye, ngo hari ibyo igihugu kitampaye. Oya, ikintu abo bombi bagukoreye nuko baguhaye umutekano. Ibyo byose kandi ni ingenzi. Ngo hakavuga ngo ubuzima bwawe ni ingenzi kuko baguhaye ubuzima n'umutekano. Ibisigaye koresha impano zikurimo, wite ku byo ukeneye. Icya mbere menya icyo ukeneye. Urakoze cyane. Igisubizo cy'ibyo wibaza kiri muri wowe unkurikiye. Va mu gakungu k'ibyo wibaza, kuko uzambukira ku kiraro cy'ibyiringiro. Icyizere wifitiye, uretse nkarangize, icyizere wifitiye kuko nicyo kizakugeza ku byo washidikanyagaho bidashoboka. Ntawe ukwitayeho usibye wowe witeta, kuko ubuzima buragukeneye. Reka turatanga tange nimero. Hari umuntu watwandikiyeho ku rusumo witwa Moses, utange nimero yawe, yananditse ngaraguha na mimi. Umwana go mugisha. Arakoze cyane Imana n'umugisha. Barambwira ngo uwo mugabo munkorere mu ntoki. Bikore mu izina rya Yesu. Ni umugabo kabiri. Arakoze cyane. Amen. Urakoze. Yavuze ngo nitubatumira kuduha ubuhamya bazazane muhabwe umugisha. Amen. Tange nimero ubu ngubu abantu bari no kuvuga ngo rero nimero tugana ku musozo, tuvuga kamwe noneho dukonkurudinga. Tugana ku musozo uyu munsi Mukantwari urugo rwanjye ruhagaze neza. Mfite kampani nk'uko Sheri yababwiye, mfite ishuri ryigisha kwiteza imbere imyuga bijyanye na produit z'amasuku, amasabune, amavuta, shampoo, hand sanitize, utuntu twisha amasiraje byose. Ikindi kandi nkagiramo na kampani ishinzwe gukora amasuku kugira ngo abanyeshuri banciye mu maboko nabo banyantege nya abana babyariye mu ngo n'iki badafite ubwo bushobozi bw'ibishoro, mbaha akazi kugira ngo mbongerere ubushobozi bw'igishoro. Nimero ya telefone rero ngiye kuyivuga nitonze, mufate ikaramu.
nitwa Mukantwari Vestine ni 0787 115 441 0787 115 ya nimero ya kontabure wanjye ni 0788 30 994 cyangwa 0788 08 0630 0788 0630 cyangwa 0788 34 994. urakoze cyane reka tugushimire. hari n'ibindi byinshi batabonye umwanya wo kuvuga ko amasaha yo kuri televiziyo bari makeya cyane. ushobora kuzamutumira iwawe mu muryango cyangwa se basengera bakabaganiriza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. hanyuma kuko igihe cyacu cyatugendanye reka dufate umwanya tubashimira. mwakoze kuza. murakoze cyane gutuma natwe twisanzura. n'indi minsi tuzabahamagara ndizera ko muzaza mugataramana natwe. hanyuma reka dushimire abakunzi b'ikiganiro Holy Time Show. mwakoze cyane. Imana ibaha umugisha kubagera kuri twebwe tubifata nk'ingenzi. yego nkeneye inshuti z'umuryango abaterankunga abajyanama muhaye ikaze kwa Mukantwari Vestine noreje mu mutima kandi nkunda abantu b'Imana muhabwa umugisha cyane. tubashimire mwese mwadukurikiye abahisemo kudukurikira mwicecekeye mwakoze cyane. hari kandi abatambonye kuri telefone mujye mukoresha message kuko ari ubutumwa bugufi. merci. hanyuma natwe tugishimira abantu abatwandikiye abaduhamagaye abanyemerera no kurikira ko bambwira icecekeye. ntekereza ko nimero ye mwamaze kuyitanga none ngo biremewe ko umuntu yayikoresha icyo ashaka. merci. hanyuma rero ikiganiro Holy Time Show ni buri uyu munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. ko umuhanzi Merci nawe yatangaje byariye ko yinjiye mu muziki uramya ukanahimbaza Imana. twavuze ko kandi umuyobozi mukuru cyangwa se umuyobozi w'itorero Chris Anglikani yamaze kwegura. twanavuze kandi ko Adrien na Gentil Misigaro banejeje Meddy bakemeza ko bazabana nawe mu gitaramo. ikindi twagarutseho twavuze ko Bishop Prof Masengo yatangaje amasomo 7 amaze kwiga aho yubakiye umuryango mu gihe cy'imyaka 23. hari n'indirimbo twavuze nshyashya zasohotse muri iki cyumweru twagerageje kubigarukaho. korali Agape, korali Upendo, korali Betifage. hari n'ibindi byinshi twakabaye tugarukaho ariko igihe cyatugendanye dufashe umwanya ngo tubabwire ko ducishijwe bugufi no kubagira. Imana y'amahoro ibishimire ibaho umugisha. mugire umunsi mwiza, mugire icyumweru cyiza, mugire weekend.